arakoze cyane padiri mukuru wa Parotini no kutugabira. Ndabashimiye cyane. Numva ubutaha nzaza gukura ubwatsi. Basaserdoti biyeguriye Imana, basaserdoti cyane cyane bayubire impamvu y'ibyishimo bya none, biyeguriye Imana, miryango cyane cyane yaduhaye izi ntore, bakristu bavandimwe, ndagira ngo nanjye mumfashe tubanze twishimire aba basaserdoti bagize yubire, tubabwire ngo yubire nziza kuri mwese. Uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Petero na Paulo ni umunsi mukuru ukomeye mu Kiliziya. Ubundi kugira ngo tuwizihize neza hari igihe tuwushyira ku cyumweru, ariko noneho uyu mwaka birikoze uhura n'iki cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe. Akaba rero ari n'umunsi mukuru ukomeye uyu mwaka, kuko uje no muri uyu mwaka wa yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025 umukiza avutse ku isi, akaba agashinga Kiliziya kuri izi nkingi ebyiri zikomeye, Mutagatifu Petero na Paulo. Murumva rero ko ari umunsi w'ibyishimo bikomeye, ko ari no muri uyu mwaka wa yubile. Noneho no mu Rwanda akaba ari na yubile y'impurirane y'imyaka 125 Kiliziya bigeze mu Rwanda. Ni byishimo rero byiyongera ku bindi, kuko n'aba basaserdoti bari muri yubile batumye dushobora kwizihiza neza uyu munsi muri Archdiocese ya Kigali. Abangira ngo bibashimire cyane, nanabashimira uko mwateguye uyu munsi. Nari ndi mu butumwa, naragiye muri yubile y'abepiskopi n'abasaserdoti Roma. Uyu munsi wari umunsi ukomeye, hari bagenzi bacu babaye ba episkopi ku isi yose bahabwaga pariyumu. Pariyumu niyingiye niyo ihabwa ubaye archiepiskopi, abafite za diocese, igice cya Kiliziya ashinzwe mu izina rya Papa. Hano mu Rwanda Archdiocese ni imwe ya Kigali, ariko ndavuga ngo reka nze ubwo yubile y'abepiskopi n'abasaserdoti shoje, nze kugira ngo tuzifatanye muri ibi birori bituma twizihiza neza uyu munsi ukomeye. Ariko kandi tuzihiza muri iyi yubile nanone y'impurirane yongera ibyishimo by'uyu munsi. Uyu mwaka kandi nk'uko mubizi, umunsi wa Mutagatifu Petero na Paulo ni umunsi wa Nyirubutungane Papa, umunsi dusabira Nyirubutungane Papa, ndetse twegeranya n'imfashanyo zo gushyigikira ubutumwa bwe hose ku isi, maparuwase. Uyu munsi turo twarigeneye gushyigikira ibikorwa bya Nyirubutungane Papa. Ni umunsi rero nanone ukomeye w'amateka mu Kiliziya, mateka y'ubuyobozi bwa Kiliziya Papa, kuko nk'uko mubizi nyuma yo kubura Nyirubutungane Papa Francisco twakundaga cyane badusigiye urwibutso rukomeye
Imana yaduhaye nyir'ubutungane Papa Leo agiye guhitamo n'izina y'umukardinali atorewe kuba papa. Ibi hari ibintu bibiri asabwa. Cya mbere bamusaba niba abyemeye n'inshingano ziremereye zishobora gutera ubwoba umuntu akaba yavuga atoya mwongere musubiremo. Iyo amaze kubyemera bamubaza izina ahitamo. Izina ni ryo muntu, izina ryereka intego afite n'umwihariko w'ubutumwa bwe. Yahitamo Leo twaherukaga ni Leo wa 13. Leo wa 13 uzwi mu bihe bikomeye by'impinduramatwara, revolution industrielle, niwe yahisemo. Ariko mu Rwanda tukagira umwihariko nanone isano dufitanye na Leo wa 13 waherukaga. Leo wa 13 niwe watwoherereje abamisiyoneri ba mbere, niwe watwoherereje Musenyeri Hiriti na bagenzi be binjira mu Rwanda abahaye ubutumwa. Murumva rero ni umwaka w'amateka ko kuri Papa, ni umwaka w'amateka noneho kuri Papa Leo. Iryo zina riranga cyane amateka yacu mu Kiliziya. Murumva rero impamvu y'ibyishimo byaranze uyu munsi, nanjye nishimiye kuza ngo twifatanye kubisangira. Yubile ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tugashimira Imana. Utazi aho avuye ntabwo amenya aho ageze, nta nubwo amenya aho agana. Ni ugusubiza amaso inyuma tugashimira Imana urugendo tumaze gukora. Abantu bibagirwa gushimira, bakakira ibyiza babonye bagezeho bakabyishimira, ariko gushimira ntabwo ari benshi. Imana rero yagiye ishyiraho ingengabihe bizajya bitwibutsa ngo twunamuke mu byacu tuyishimire. Nk'aba bembe 10 Yezu yakijije, umwe wenyine niwe wasubiyeyo gushimira. Abandi batangiye umunsi mukuru bararya barabyina n'inshuti zabo, ariko umwe aravuga atoya mbere yo gukora umunsi mukuru reka njye gushimira. Imana rero yagennye iki gihe nk'uko mubizi benshi muri mwe, tuzaba ari umwaka wa mbere, nugera ku mwaka wa 7 zaba ari umwaka w'isabato, wongere ubikora inshuro 7, bizaba byabaye imyaka 49, umwaka wa 50 uzavuza ihembe ry'impundu n'ibyishimo mushimira Imana. Uwo mwaka muwugenere gushimira Imana. Ariko Kiliziya yasanze si benshi bayigeraho iyo 50, reka tujye duhinamo 2 dushobore kwizihiza ibirori nk'ibi ngibi tukiri kumwe nabo, kandi n'ibi byishimo tubisangira nabo. Ko ari igihe ushobora kugera umuntu ari mu kagare cyangwa ari mu gitanda ateguka. Turashimira Imana cyane kuba turi kumwe na Kirisante, tuzi urugendo amaze gukora n'aba bagenzi be, yubile yo kwiha Imana na yubile y'ubusaseredoti. Ariko hano ho byarikoze kuko Padiri Gilles na Juvenal bizihiza 25 yo basezeranye kwiyegurira Imana. Iyo iteranyije ya myaka 50 iruzura. Rero
ya myaka 50 iruzura, ni ikivi cyuzuye cya yubile y'ikigugu. Ari n'abapadiri Kirisante na Gerard nabo iteranyije imyaka yabo y'ubusaserdoti ya myaka 50 iruzuye, ku buryo rero hano ntabwo turimo kwizihiza imyaka 50 gusa cyangwa 25, ahubwo turizihiza imyaka 100. Uyiteranyije rero imyaka bamaze mu murima mu muzabibu wa Nyagasani, nibyo gushimira Imana cyane, kandi tubasabira ngo Imana ikomeze ibongerera ubuzima n'imbaraga bakomeze kuyihereza. Ni muri iki gihe turimo, ni igihe cy'umwihariko cya yubile y'ubusaserdoti, haba mu Rwanda ndetse no mu Kiliziya ku isi. Kuri 14 z'uku kwezi muribuka benshi muri mwe twari kumwe Icyangugu Ishangi twizihiza yubile y'ubusaserdoti mu Rwanda. Mu Rwanda dufite gushimira Imana bikomeye, kuko ingabire y'ubusaserdoti ni ingabire idasanzwe mu mateka y'iyogezabutumwa, ukuntu yahiriye Kiliziya mu Rwanda. Kubona nyuma y'imyaka 17 gusa ivanjiri igeze mu Rwanda, tukabona abapadiri ba mbere, ni ingabire n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana yatugiriye. Abamisiyoneri ba mbere bahageze muri 1900, hari Ishangi niho batuye igitambo cya misa bwa mbere. Nyuma y'imyaka 17 tukaba tubonye abapadiri babiri ba mbere. Muri 17 abazi abaparotini muri abamisiyoneri mu bihugu binyuranye, muzi amateka y'ivanjiri mu bihugu binyuranye. Iyi ni record, nta historical record in the missions, ni record dans l'histoire de l'évangélisation. Kubana nyuma y'imyaka 17 gusa dufite abapadiri, ni ikintu gikomeye. Rero iyo twizihiza yubile y'ubusaserdoti na yubile y'abasaserdoti, ni ikintu gikomeye mu Rwanda dukwiye gushimira Imana. Nkuko nababwiye rero, no muri Kiliziya ku isi iki cyumweru cyose cyari cyumweru cya yubile. Wa mbere n'uwa kabiri yubile y'abaseminari, kuwa gatatu n'uwa kane, wa gatatu yari yubile y'abepiskopi, kuwa kane no kuwa gatanu yari yubile y'abasaserdoti. Ku munsi w'umutima mutagatifu wa Yezu ari umunsi mukuru w'umwihariko w'abasaserdoti. Twagize misa na nyir'ubutungane Papa Leo, atanga n'ubusaserdoti ku bapadiri 32 bavuye ku isi hose, na hano muri Afrika, muri Afrique Centrale cyane cyane nibo nabonye. N'abapadiri benshi bavuye mu bihugu binyuranye. Wari umunsi mukuru yubile y'ubusaserdoti. Na hano rero ni ibirori bigikomeza, tubashimira kandi twishimira aba basaserdoti dukikije none. Ndagira ngo rero mbonereho abari akanya ko kushimira umuryango wa Parotini, Padiri Eugene ubazi neza, ndetse n'umuhamya bw'umukristo wavuze mu izina ry'abandi. Muratuma ntavunika nimvuga kubashimira. Murumva impamvu nka Kiliziya muri Archdiocese ya Kigali tubashimira ku butumwa mukora. Mwagiye mubavuga, Imana ihamagaye umuntu
mufitiye umugambi iba yaramuteguye yaramuhaye n'ingabire n'amatarenta ajyanye n'ubutumwa igiye kumuha. Tukabashimira rero aya matarenta akomeye, tubashimira itarenta y'amahoro, ni ingabire ikomeye dusaba Imana, ingabire y'amahoro. Insanganyamatsiko ya yubire y'impurirane mu Rwanda twafashe ku nsanganyamatsiko ya Kiliziya muri rusange, le pèlerin de l'espérance, abasangirangendo mu rugendo nyobokamana bafite ukwizera, ariko kubera umwihariko w'amateka yacu kongeraho nuko turangamire Kristo soko y'amizero yacu, amahoro n'ubuvandimwe. Amahoro n'ubuvandimwe, izi ngabire rero zinyuranye, iyo ingabire y'amahoro, ingabire yo kuba inyangamugayo n'indahemuka, ni ikintu tubashimira cyane. Ingabire yo kwitanga umuntu atizigama ni ingabire ikenewe cyane mu butumwa bwacu, abasaseredoti abiyegura Imana ndetse n'ingo n'abarayiki. Kwitanga umuntu atizigama agiriye urukundo rw'Imana. Hanyuma rero n'ingabire y'uburezi, ingabire y'uburezi muri iki gihe dukeneye cyane, uburezi buhera mu ngo. Twababonye baje mu baparotini no muri Kiliziya ari bakuru, ari abasore, ari abagabo, ariko buriya imiryango yabo, ababyeyi babo, uburezi babahaye bwa gikristu n'ubumuntu nibyo musingi abandi barezi bagiye bubakiraho. Turabashimira rero namwe babyeyi, turabashimira. Ubwo rero nshimira cyane ubutumwa karizime y'umuryango w'abaparotini ishyira mu bikorwa mu butumwa bwacu. Mpereye hano i Gikondo, Padiri Crisante, abakristo babyivugiye, ntabwo mvunika mu kumushimira mu bwitange mu kubaka ubutumwa muri iyi paruwase. Ndagira ngo rwose mu ntiza amashyi tumushimire cyane. Birumvikana ahabwa ubutumwa n'umuryango w'abaparotini, kandi bakaba baramuteguye kandi barabimufashijemo, banabimufashamo. Kugira ngo mbashimire cyane, kuko igihe tugezemo cy'ubutumwa bwacu, ndabashimira uko mugenda mwinjira muri iyo esprit ya Kiliziya mu Rwanda aho igeze. Bakristu babivuze, babikomojeho. Hambere twari dufite abazungu, abaparotini bari abazungu, avuga ati ngiye iwacu eka njye kubasaba kuntera ingabo mu butugu mu butumwa mfite nahawe muri Archdiocese ya Kigali. Ubu ngubu abaparotini dufite nta bandi ni mwebwe bakristu bo kubatera ingabo mu bitugu mu butumwa bakora. Nta bandi mwe kureba ngo abaparotini noneho byagenze gute, ko mbere ibintu byose Kiliziya bayubakaga tukaza gusenga, yaba ntoya tukavuga ati ariko padiri ko wadutindiye wakwaguye Kiliziya. Ubu ngubu ni twebwe bakristu dufatanya twese kugira ngo twiyubakire Kiliziya. Nuko nguko turi mu gufonda za paruwase. Ndashimira Padiri Norbert
na Padiri Antoine Bazina bari mu guhinga umushike ku Muyumbu muri fondation nk'uko abamisiyoneri ba mbere babigenzaga, ariko bo bagatumaho ni wabo, twebwe nta bandi batumaho, ni twebwe. Buriya Gikondo nimujya kubasura mujye mu batera ingabo mu bitugu mu butumwa barimo. Nkaba rero mbashimira cyane Padiri Crisante iyo esprit y'ubutumwa bungubaho tugeze, uko mwayumvise neza kandi mubere urugero n'abandi, kugira ngo dushobore kubaka kiliziya yacu, paruwasi zacu. Ndabashimira cyane ku buhamya bw'ubutumwa maze kumva umukristo wavugira abandi yabivugaga. Twahagurukiye gusura, gukora ubutumwa kugeza no mu rugo, niyo kiliziya yibanze. Hari igihe twagarukiraga mu muryango remezo, ariko wenda ugasanga n'umuryango remezo ufite intege nke. Ubu ngubu gukomeza tukagera no mu rugo, l'église domestique ya kiliziya yibanze, bituma dushobora gukora ubutumwa bunoze, tukanagendera hamwe n'abakristo, tuzi abakristo bacu bari bo, ingo zacu ko zihagaze, kuko ikiliziya yibanze ni kiliziya yo mu rugo. Bwa burezi tuvuga buhera mu rugo. Ku buryo rero mbashimira, ndumva muri iki diyoseze ya Kigali mugomba kuba Gikondo ari mwe ba mbere, bungubu mwesheje umuhigo. Ahandi ngenda mbaza birumvikana, ahandi hari za paruwasi nini, hari aho bagenda imisozi, ugasanga kandi abapadiri ari bake, ari babiri cyangwa se umwe n'igice, ariko buhoro buhoro nirwo rugendo, buhoro buhoro nirwo rugendo. Uw'imodoka ashobora kwihuta akagerayo kare, uw'igare akihuta akagerayo kare nawe nubwo hasanga uw'imodoka, ariko n'uwaje n'amaguru ishyereza azagerayo, kandi turamutegereza tukazagerayo, gutyo dushobore imbaraga ubutumwa bwacu, kandi bizatanga umusaruro ukomeye. Benshi mu mihamagaro y'abiyeguriye Imana, ababikira, abafrere, abapadiri, hari ubuhamya bwinshi bw'umwana, bw'abana bagiye bavuga bati, umunsi padiri ageze iwacu mu rugo, umunsi masera ageze iwacu mu rugo, nibwo natangiye gutekereza kwiyegurira Imana, nibwo nanifuje kuba padiri. Hari ubuhamya bwinshi nk'ubwo ngubwo, ku buryo rero ni ibintu bitanga umusaruro. Mu gusoza rero ndagira ngo mbashimire nanone umuryango w'Abapalatini. Muri iki gihe Nyir'ubutungane Papa na Kiliziya, nyuma kuva kuri Nyir'ubutungane Papa Francisco ndetse na Papa Leo, yatangiye Kiliziya ku isi, intego duhuriyeho twese ni imwe yo kwamamaza ivanjiri muri iki gihe cyacu, aho benshi bari mu kugenda batera Imana umugongo, ndetse bamwe barwanya iby'Imana ku mugaragaro cyangwa se babisenya. Ni ikibazo gihoraho, ariko noneho muri iyi myaka y'igihe cyacu ho birakomeye. Hari abata Imana byeruye, hari n'abandi batuvangira bavuga Imana ariko bafite izindi gahunda zisenya iby'Imana. Ku buryo rero Nyir'ubutungane Papa Francisco mu biro by'inama
ya papa mu kuvugurura imiterere ya za dikasiteri cyangwa za minisiteri za kiliziya. Ngubu dikasiteri ya mbere itanga umurongo dikasiteri y'iyogezabutumwa ku isi, ndetse n'imwe hari iyogezabutumwa aho ivanjiri yibagiranye zitaba gusibura, aho yabanje biba bihugu bimaze imyaka 2000 byakira ivanjiri, na l'église de mission mu bihugu aho ivanjiri itaragera, byose yarabihuje mu kintu kimwe, abari nawe uyibera umuyobozi, abandi bakaba ari ba pro-préfet. Bitugaragariza rero imbaraga twese duhamagarirwa, yaba aba missionnaire, imiryango nk'abaparutini yashinzwe igenewe kwamamaza inkuru nziza ku isi hose, ariko no muri za diocese nazo gutekereza ko natwe dufite uruhare, ndetse no kohereza abogezabutumwa aho ivanjiri itaragera, cyangwa se aho hakeneye gusibura iyo nkuru nziza. Kuba rero parutini murimo n'abasaseredoti bacu, imbuto za kiliziya mu Rwanda, kuba mujya kogeza inkuru nziza aho ikenewe, muraduserukira. Nkaba mbashimira cyane kuri esprit missionnaire n'ubutumwa bwo kogeza inkuru nziza, kuko uko twakiriye ivanjiri tubikesha abandi bitanze, niko natwe igihe kigeze ngo twohereze abogezabutumwa aho cyane cyane aho bikenewe. Ukabashimira rero uburyo mutoza bato mukabakira, kugira ngo kiliziya batume aho hose. Iyogezabutumwa rihera mu rugo, babyeyi wa mwana, uko umutoza gukunda Imana, kuyizera no kuyiragiza, kuyubaha no kuyikunda, ni imbuto muba mubiba dukesha uyu musaruro n'ibi byishimo byaduteranyirije hano. Ni mwebwe bogezabutumwa bibanze, kandi byaragaragaye aho ivanjiri yagiye ikendera, wasangaga byahereye mu ngo nta vanjiri kiriyo. Cyane cyane rero urugero rwiza rw'ababyeyi bubaha Imana, biragiza Imana, umwana arabyonka agakura ayubaha Imana kandi ayikunda. Iyogezabutumwa twese Yubile ivuga ko twese turi abogezabutumwa babatijwe bose, n'abana bakora ubutumwa ku bandi bana. Yewe hari n'igihe abana bakora ubutumwa ku babyeyi, ababyeyi bajya bagarukira Imana bazanywe n'abana. Umwana akavuga ati ariko ugiye kukinhabwa Ukaristiya abandi bahawe, bati genda ubaza ababyeyi bawe, ntabwo ubatije, kuki ntabatije? Genda ubaza ababyeyi bawe. Ababyeyi bakaza bati rwose abana batumereye nabi, kandi tubona koko twarababangamiye, nimudufashe tugarukire Imana, urugo rwacu rugarukire Imana. Abajene n'urubyiruko ruratugora kubashyikira, kuko hari byinshi bibareshya, batwarwa na byinshi, noneho na madini y'inzaduka. Urubyiruko rufite ubutumwa ku rundi rubyiruko. Abarayiki cyumweru gitaha azaba ari abarayiki, umunsi wo kuzirikana no gusabira ubutumwa bw'abarayiki. Aha rero naho n'imihamagaro ituruka, kandi niyo esprit missionnaire. Baparutini mukomeze mujye mbere kugira ngo dutange umusanzu wacu muri iki gihe cyacu cy'amateka y'iyogezabutumwa.
murakoze rero kandi ndakomeza kubifuriza kugira yubile nziza n'umunsi mwiza kuri mwese. Murakoze. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Imana ishobora byose nibaha umugisha iyo bakomeje mu kwemera Petero mutagatifu yatangaje kandi ikabaha guhamya imizi mu kwemera kwa Kiliziya. Mwebwe abo yashyikirije inkuru nziza ikoresheje Pawulo mutagatifu wabaye ndacogora mu kwigisha, niba toze kumukurikiza iminsi yose, mwigisha abavandimwe banyu kumenya Kristo. Maze ubutware bwa Petero n'inyigisho za Pawulo hamwe n'amasengesho yabo bombi bidufashe kuzataha mu ngoma y'ijuru, aho bagejejwe n'urupfu bapfuye, umwe abambwe ku musaraba n'undi aciwe umutwe. Ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Inshuti bakristo bavandimwe banywanye umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo,
igitambo cya misa cyaberaga ahangaha kirahumuje, gihumuje twabishaka tutabishakaga, gihumuje kubera ko byari ibyishimo byinshi ntitwifuza kuva ahangaha. Igitambo cya misa rero cyabayemo umwanya wo kuyizihiza no kwishimira imyaka 25 ku basaseredoti bacu, imyaka 25 ku basaseredoti babiri, Padiri Jules Eusebe Mutabaruka na Padiri Juvenal Faustin Ndagijimana, bizihije imyaka 25 ishize bakoze amasezerano ya mbere mu muryango w'iyamamazabutumwa Gatolika uzwi ku izina rya Porotine. Imyaka 25 ikaba ishize. Ni imyaka kandi 25 kwa padiri bacu, Padiri Rwasa Crisante na Padiri Gerard Kamegeri ishize bahawe isakamento ry'ubusaseredoti. Byari byiza byahuriranye hano Igikondo. Igitambo cya misa kikaba cyatuwe na nyiri icyubahiro Anoni Kadena Kambanda, wakikijwe n'abasaseredoti benshi baturutse impande zose baje kwifatanya n'imiryango y'abasaseredoti n'izi ntore z'Imana. Byari ibyishimo rero byinshi kandi bigikomeza muri uyu mwanya, tukaba dukomeje kuzirikana ubutumwa bw'ingenzi bwatangiwe ahangaha, aho bose bagarutse ku butumwa bw'ingenzi n'ibyishimo by'uko Imana ikomeje gutora abagabuzi b'amahoro, intumwa zayo mu bantu. Bakaba bashimiye imiryango yatanze abasaseredoti, bashimira cyane ubutumwa abasaseredoti bagiye batanga hirya no hino mu maparuwasi bakoreramo. Korali dufashije kwizihiza ikoraniro igitambo cya misa ni ingoro ya Nyir'ingoma, nayo dufashije kongera kuryoherwa n'ubutumwa bwa Kiliziya Gatolika hano ku isi, hano Igikondo. Nk'uko rero mwabibonye ubutumwa bwakomeje gutangwa, akaba bashimiye cyane abasaseredoti. Padiri Crisante ko yashimiye cyane uburyo yitanze. Eusebe Mutabaruka yashimiwe cyane, Padiri Juvenal Faustin ashimirwa uburyo bwihariye, Padiri Gerard ashimirwa ku buryo bwihariye. Mbese buri wese bukaba bwari uburyo bwose bwo gushimira buri wese ubutumwa agiye agaragaza mu butore bwe hano ku isi. Buryo bw'umwihariko rero umukristu wagariye abandi hano Igikondo akaba yashimiye buri wese, akaba yashimiye Imana yabatoye, abashimira uburyo